muraza kumbabarira numvishije bampromotinze nararitayarinze ntabwo biragera igihe ntikiragera. Secretary General RPF nabonye hari umuntu tumaze iminsi abantu turi kumwe afande Kabarebe na Dr. Biruta. I recognize you. The representative of the Secretary General for UN. There is Dr. Tamala. Where is Dr. Tamat? Where are you? Yeah, I know you lost a friend, and thank you for being around. I recognize the delegation from Somalia, the government of Somalia and UNSOS. Thank you for being here, and thank you for being with us. We are very grateful. Ntabwo ndivuge amagambo menshi kuko amenshi narayavuze ejo, ariko hari kuko bampaye ijambo hari ibintu bike navuga. I'm very respectful and grateful to UNSOM and everybody who took care of Aisa. We are very, very grateful. The government did its contribution. Leta y'u Rwanda nta kitakoze. So ibyo ikintu ntavuze ejo, icyo ntavuze nijoro ngira ngo ni sinzi niba nabyita imyifatire nangwa kwiyoroshya kwa Aisa duhura kuri university. Nabibabwiye nijoro, ariko icyo nakongeraho ni humility n'ibintu turi ku university. Hari abantu twabanaga ku university hano bari hano. Abakobwa ntabwo ndibivuge, ndabivuga kuko ndi kumwe n'umukobwa wanjye. Abakobwa bakundaga ibirori, gusohoka, hari ibintu byari do beach n'ahandi, ariko Aisa icyo mwibukaho nuko yazaga mu cyumba cyanjye. Amafaranga ntabwo yari menshi, tugafata half a liter twangaga amata. Hari amata yitwaga UHT, washobora kugura amata byabaga ari wabaga wasohotse wagiye nko muri convention. So tukagura half liter y'amata, yewe na Aisa tukayisangira. So abandi basabaga kujya Lido Beach. Ambassador Kayonga ari hano. Ambassador Kayonga niwe waturushaga amafaranga. Niba ari hano, ari abanyarwanda nta mafaranga menshi twari dufite, ariko hari abantu bari bifite. Nahaguma yaturushaga amafaranga nuko abihisha. Nahaguma se mubonye hano, twe twabarushaga inka, bo bakaturusha amafaranga. So Aisa twicaranaga mu room, nkagura amata half liter, babyita bati n'imyumbati karanze, tugasomera. So Aisa niyo ntabwo yazamuraga ibiciro cyane, kandi n'ubu ubwo agiye ntabwo Aisa yazamuraga ibiciro, byo twabyumvikanyeho. Nanjye rero nashakaga umuntu tubyumva kimwe. Aisa twavugaga ibyo kuragira inyana tukabyumva kimwe, tukavuga ibyo kuragira inka tukabyumva kimwe, tukavuga ibya segonderi tukabyumva kimwe. Nijoro nabibabwiye ko twavuganaga ibintu, yanyandikirwa urwandiko rukangeraho nyuma y'amezi 2. Icyo aba bana bari hano iyo bohereza na WhatsApp na email, bumva ariko byari bimeze. Twebwe ntabwo twari dufite dating, harya babyita mu dating sites. Twebwe
Ikaze mwese inshuti bavandimwe urubyiruko ababyeyi abato abakuru mwese mudahwema kudukurikira kuri Urgent Update News ni amakuru agezweho tukugezaho 5 kuri 5 nshimira mwese mwakoze subscribe ndetse niba nawe utarakora subscribe uyu mwanya wakora subscribe maze amakuru yacu agakurikira 5 kuri 5 ndivuga kuri mikoro ni Ijambo Rikomeye kumwe rero kuri mikoro za Urgent Update News Kirabo ku ijambo rikomeye cyane ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi ku munsi rero ni mu masaha make atambutse ubwo ari mu gikorwa cyo gusezera bwa nyuma Dr. Kirabo Kacyira witabye Imana tariki ya 12 z'ukwezi kwa 8 2025 yagize ati rero Dr. Kirabo Kacyira ni retired Dr. Kirabo Kacyira yaranzwe n'ukuri yaranzwe n'urukundo yaranzwe no ku munyarwandakazi yaranzwe no kuvugira abakene mu nama zose rero twabaga turimo gukora yaranzwe no kuvugira rubanda rworoheje yagize urukundo rukomeye cyane kandi yaranzwe no kugira inama abandi dore ko ngo byari impano yo kugira inama abayobozi bose bamusangaga aho yabonaga rwose bikenewe cyane n'ubu bari kumwe yaranzwe no kubagira inama no ku ikintu cyose kiri ukuri ni urugamba rukomeye cyane yaje kuba arwana ubwo bari bagiye hanze bajyanye ubutumwa mu gihe u Rwanda isura yarwo yari imeze nabi isura y'u Rwanda yari yarangiritse abanyarwanda babanga bafata nabi maze bageze bakubazero babareba nabi aragira ati rero bavandimwe twizange twazanye hano icyo abantu bashaka no kuba tubona turakaye none rero mureke tubereke ko tutarakaye tuvuge neza twitonze kandi twishimye duseka tumeze neza byaje kurangira n'ubundi bumvise igitekerezo cye abavuga bishimye nta kurakara nta mujinya nta kibazo bafite rwose amaze message barayitambutsa abantu bose barwanyaga u Rwanda baruvuga nabi batungurwa rwose n'uburyo abanyarwanda bitwaye n'uburyo batanze ubutumwa neza amaze isura mbi bafataga ku Rwanda cyangwa se bafite ku Rwanda iragenda amaze isura mbi rero u Rwanda rwari rufite mu mahanga iragabanuka isura mbi u Rwanda rwari rufite mu mahanga rero ni mu nguko yaje kugenda ikendera buhoro buhoro bigizwemo uruhare n'uyu Dr. Kirabo Kacyira wagize inama nziza kuri bagenzi be yo kuvuga rwose bameze neza nta kibazo bafite baseka bishimye n'isomo rikomeye cyane twamwigiraho dore yuko buryo abantu banze kubwiriza umwanya abashaka ko urakara wenda kurakara bukababwira neza useka kandi wishimye Njyewe kandi ku butumwa bwiza cyane bwagenwe n'umuryango wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame Perezida w'u Rwanda yageneye umuryango wa Dr. Kirabo Kacyira kuri subscribe kugira ngo mukanya tuze kubana mu ijambo rikomeye cyane umuryango wa His Excellency Paul Kagame nyakubahwa Perezida w'u Rwanda yageneye umuryango wa Dr. Kirabo Kacyira n'Abanyarwanda muri rusange Dr. Kirabo Kacyira tukwifuje kugira urukundo ridashira Imana kwakire mu bayo tuzongere kubona mu bundi buzima umuryango wawe kandi tuwusabye gukomera muri iyi minsi ndetse tunawusengera kugira ngo Imana ikomeze gukomeza mu bihe bitoroshye mu kanya turaza kubona mu kiganiro gikomeye cyane turaza kubona mu ijambo umukuru w'igihugu yageneye umuryango Dr. Kirabo Kacyira mugire ibihe byiza turakunda cyane mukore subscribe mujye mwana natwe 5 kuri 5 mugire ibihe byiza turakunda cyane mudukurikire muri benshi tubagezaho inkuru nziza amakuru meza agezweho kandi amakuru yubaka Dr. Kirabo Kacyira tuzahora tukwibuka mu banyarwanda tuzatwibuka ibikorwa byiza bakoze Imana kwakira mu bayo aho gira uruhuko ridashira mwari kumwe nanjye Ijambo ari kuri mikoro za Urgent Update News turi mukomeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane abana bakantunganya bakambwira ngo ariko se wowe kucyuzana hano abantu so ngira ikibazo cya dede mukuru we ngira ikibazo cy'abakobwa banjye abakobwa turatongana bati ntabwo bagombaga no kugera hano cya dede aturamunyimye so cya dede ndagusaba imbabazi ntabwo ibyo nakoze nabikoraga umutima mubi ariko niko byari biteye icyanyuma ngira ngo sinzi icyo navuga sinshaka kuvuga amagambo menshi kuko honorable bari hano Fande Kabarebe Fande Biruta generals bari hano ndabashimira kuba mwaje
mwakoze cyane mwatubashye nta kindi kiruta icyo na Honorable Secretary General ubutumwa twabubonye udushimire afande chairman nta bindi twakongeraho nta n'amagambo wabona uvuga kuri uyu munsi ariko iyo ubonye abantu bateraniye hano baje kugutabara